aha rero ni muri cya kigo cya Mutobo mubona ko bishimye baba bari kuri morale idasanzwe n'ubundi murabona uburyo babayeho ni uburyo usanga bafite morale idasanzwe ngaho bikundana official rero FDLR foka sinzi n'ubundi budumbu nagiye kumva nkanja numva ko FDLR yacitsemo ibice byinshi wabaga mu uwe mutwe muri FDLR nkuko mubivuze FDLR ni imwe ariko uko nyine bagiye bayivamo bagiye bagera hanze ntabwo bagumye kwitwa FDLR bagiye bagira imitwe yabo barabayeho Rudi ntabwo yari kire FDLR barabayeho CNRD ntabwo yari ikire FDLR ahubwo yitwaga CNRD ndetse nabo bitaga basoke ubwo bavuye mu iyo mitwe ntabwo bagumye kwitwa FDLR ngere nabaye muri FDLR foka Intare muri hehe intare muri hehe turahari kwa madubu muri he ariko rero reka mabwiza ukuri ye nka Clever Bemba nashatse kugira ngo ntembere ngere noneho bya bindi abantu birirwa babeshya bavuga ati ngo umuntu ngo ari muri FDLR ngo arataha yagera mu Rwanda ngo bakamwica bakagira ute nakoze icyo bita descente sur terrain yo descente sur terrain nagiye kuyikorera muri cya kigo bita Mutobo ndagenda ngeramo rwose ngatembera mbonana na bamwe narinzi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo babaye mu mitwe yitwaje intwaro ariko ari abanyarwanda inza gusura bamwe nabonanye nabo nasanze benshi barenga 500 bafashwe neza babayeho neza abantu rero mu nkurikirana murabona ko ahangaha reka ndebe ndabona hano ngo ni secretariat center manager officer research room ndabona n'ibindi ndabona harimo n'imodoka ibindi bintu bigiye bitandukanye ariko hepfo yaho nkahabona hari ikigo cy'amashuri kigamo abantu bavuye muri iyo mitwe n'ubundi itwaje intwaro ubona ko ari ahantu heza hafite jardin nziza ariko hano hafite jardin nziza ubwo amahirwe rero naje guhura na koloneli witwa Manudi ariko manza yitwaga Habimana Emmanuel niba ariko yitwaga Habimana Emmanuel yabaye karapu niyo wari wungirije Colonel Ruhinda yari umurashi ukomeye ariko yaje gufatwa arataha ajya mu Rwanda ubu ngubu nawe numwe mu bashima ibyiza by'u Rwanda ubona ko kubwira ati mu Rwanda rumeze gutya na gutya ariko n'ikindi cyongeye reka mabwire bakunze b'Intare official bari bazi ko yapfuye abantu benshi bahise batekereza ngo bamujyanye mu Rwanda ngo arapfuye baruhinda baragenda barahinda bo baje gupfa nyuma ba Omega barahinda bagera gute ariko ikintu kinshimishije nongeye gushimiraho n'Imana nuko nge ndamuzi namubonagaho iwacu muri Masisi ariko ubu ngubu afite ubuzima abayeho neza yarabyibushye ubona yuko ari umuntu rwose n'umugabo wifashije ndagira ngo nze kuganira nawe nimara kuganira nawe n'ubundi tugire ibyo tuganiraho ahereze isura uko u Rwanda rumeze ndetse n'abandi bari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo badashaka gutaha kugira ngo ababwire urumva ko we ntabwo yizanye yarafashwe ariko ageze mu Rwanda barabati wowe uri umunyarwanda ugomba kubaka u Rwanda reka noneho mwegere nganire nawe abakunzi b'Intare official rero karibu kugira ngo mwumve Colonel Manudi respect mon colonel muraho neza bravo ngewe nitwa Clever Bemba ndi umunyamakuru mfite ikinyamakuru cyitwa Intare official gikorera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu burasirazuba bwa Kongo niho nkunze kwibanda cyane kuko niho mba ndi ariko nashatse kugira ngo inze hano aho ngusanze kugira ngo uze gutanga ubuhamya unaganirize n'abantu hari abantu benshi bari bazi ko Colonel Manudi yapfuye ariko akaba akiriho ikamanze nagusuhuza uraho neza turakomeye mzee mo Colonel yego nge nababwiye ko nitwa Clever Bemba ku mazina yanyu mwe murivuga nge nitwa Colonel Habimana Emmanuel abantu benshi bari bazi ku izina rya Manudi yego
afande mwaba mwarageze nko mu gisirikare, donc ubuzima mu gisirikare mukabutubwiraho, ubuzima mu gisirikare mwatangiye igisirikare no mwaka uyu n'uyu no kugereza igihe na buno wenda navuga ko mukikirimo, sibyo? Ntabwo mbizi kuko njyewe ntabwo ndi umusirikare, ariko noneho igihe mwatangira igisirikare kugira ngo ugere ku ranka ya koloneli. Ninjiye igisirikare mu 1998. Hanyuma ubwo niga ishuri rikuru rya gisirikare abantu bakunda kwita SM mu ndimi z'amahanga, cyangwa se mu mpine École Supérieure ya gisirikare. Ndarangiza ubwo guhera icyo gihe narasohotse mara umwaka umwe ndi muri stage. Hanyuma ndagiye stage bangira suryetona. Uko avansement normal yagendaga iba niko nagenda zamuka mu ntera nk'abandi ngera ku ipeti rya colonel. Ugera ku ipeti rya koloneli. Ubuzima mu gisirikare, igisirikare wagikoreye mu Rwanda, gikoreye muri Kongo? Igisirikare nagikoreye muri Kongo. Muri Kongo wabaga mu we mutwe? Nabaga muri FDLR. Muri FDLR. FDLR zabaye nyinshi, hari abo bitwa ngo ni Rudurunana, izo bita ngo ni FPP, abajyarugamba, FDLR Foka. FDLR Foka yari ifite umuyobozi, hari abayobozi bagiye batandukanye bagiye baba muri FDLR Foka. Abo bayobozi uko bagiye batandukana, wenda igihe mwinjiye harimo umuhe muyobozi warimo? Twinjiye harimo uwitwa Rwarakabije. Rwarakabije yatashye ajya mu Rwanda. Yaratashye agera mu Rwanda. Kuki mwe mwasigaye Rwarakabije nk'umuyobozi wanyu yamaze gutaha? Agenda, yagiye wenyine, yagiye ryari ibanga rye yarafite ku mutima. Ntabwo twebwe twari turi na kure ye, ntabwo yagiye tubizi uretse kumva ko yagiye. Ariko burya buri wese agira nyirabwenge ye, agira umutimanama we. Ni muri ubwo buryo rero yagiye agenda, nabo bari kumwe benshi ntibabimenye, ndetse anataha hari abo yatahanye batari bizeye ko batashye. Bityo rero ni muri ubwo buryo twatunguwe no kumva ngo yagiye atatubwiye, ngo natwe tube twamukurikira kuko rero wari utuyoboye. Ariko se icyo gihe wenda yababwira ngo dutahe mwari murabyemera? Kuko wenda icyo gihe ideologie yari igikaze, wenda we yari afite wenda bamusensibiliza. Icyo gihe mwabaga mwakwemera namwe? Sinavuga yuko bose bakwemera, ariko ntihari kubura abazana benshi. Ngo nawe bigize ibanga, kuko wenda harazi ko hari abashobora kuba banamuvamo bakaba banamurasa avuga ati ngo aragiye. Ari we wari uyoboye se, ariko raswa nande kandi yarayoboye. Yego. Nyuma Rwarakabije akimara kuhava yasimbuwe nande? Rwarakabije akimara kuhava habayeho inama, ubwo arabari baravuye muri West, haza kuzaho bategetse witwa twitaga Mubaga, niwe wategetse. Yari umukuru wa FDLR Foka. Ariho yarapfuye Mubaga. Nyuma Mubaga akimara kuvaho haje gusimbura wamusimbuye ni? Akimara gupfa yasimbuwe n'uwitwa Omega. None se uwitwaga wa musaza umwe nabonye nawe wapfuye, warashwe, anzi niba yarashwe n'aba FDLR, yitwaga nde? Undi musaza nabonye wapfuye niwe witwaga Mubaga. Warashwe wabita ku Kivumu, niwe wategekaga FDLR Foka. We yari mu mutwe wa gisirikari. Hanyuma buriya babwa FDLR Foka bakavuga na hari FDLR y'abasirikare, akaba na FDLR y'abasivili. Donc ni ngo FDLR ni parti politique, Foka ni force armée combattante y'abacunguzi. Iyo ni gisirikare. Kumva ko bagiye basimburana. Wowe wageze mu Rwanda ryane? Nageze mu Rwanda mu 2019. Warizanye FARDC yaragufashe? Nari naje kwivuza kubera ko nari mfite ikibazo cy'umugongo, nza kwivuza i Goma baramfata. Abagufashe ni bande? Aba FARDC. Aba FARDC. Ndumva ko wenda icyo gihe umubano wari ukiri mwiza hagati y'u Rwanda
na Kongo icyo gihe hari kuri leta ya Gisegeti ni kuri leta ya Kisekedi cyangwa ni kwa Joseph Kabila? oya kuri leta ya Kisekedi. Kuri leta ya Gisegeti. Bakimara kugufata ugera mu Rwanda, winjira mu Rwanda. Mu Rwanda wanda mbere uko tubigira bakimara kukubwira ko bakujyanye mu Rwanda cyangwa bagiye kuguhereza abanyarwanda kuko uri umunyarwanda. Uri umunyarwanda, wabyakiriye ute? Wumvaga ko bigiye kugenda ute? Yewe uko numvaga u Rwanda uba nuko bafataga FDLR, numvaga ko nta mahoro nzarugerera, kugiye gupfa. None se ukimara kugerayo ibyo ngibyo warabibonye? Ntabyo nabonye. Wakiriwe ute ukimara kugera mu Rwanda? Ngera mu Rwanda banyakiriye neza, nta kibazo nagize. Uburwayi nari mfite bagumye kumvura, barankurikirana ndetse kugeza na n'uyu munsi baracyankurikirana kubwo burwayi bwanjye. Kandi muri make ndashimye ibyiza nabonye mu Rwanda, uko nahabonye nuko twakekaga biratandukanye. Aravuga ngo ubu uko yageze mu Rwanda yari azi yuko agomba gupfa, yari yagiye Goma ngo agiye kwivuza, FARDC iramufata, ariko ntabwo yaje gupfa nk'uko we yabikekaga cyangwa nk'uko babibyirwaga, ahubwo u Rwanda rwamwakiriye neza, na bwa burwayi bwe u Rwanda ruramukurikirana nk'umwana w'umunyarwanda, n'ubu ngubu baracyakuvuza. Ukimara kugera mu Rwanda barakuvuje. Aho muri Kongo abo bagufashe byagenze ute? Wenda uduhereze akanya gato utubwira ati baragufashe, wari ufite telefone, wari wambaye inkweto nziza cyangwa ikoti, uko byagenze kugira ngo baze kugutanga baguhereze abanyarwanda. Ibyo wari ufite babiguhara, sinzi uburyo nshaka kubivugamo, warabijyanye kugira ngo ubigeze ku banyarwanda, ubigeze mu Rwanda. Urabyumva, y'abakongomani bagufashe nta na kimwe bagusigira. Yego, ibyo nari mfite byose, yaba amafaranga, yaba amatelefone, yaba isare nambaye, zaba inkweto, kwa kone nambaye neza kameho, nta na kimwe nasigaranye, nta na kimwe nasigaranye, byose barabijyanye. Byose barabijyanye, bagukuramo inkweto n'ipantaro n'imyenda barayitwaye yose. Imyenda yose, ingofero byose, nta kintu. Buriya bagusigiye iki? Nasigaye nambaye suvetema gusa. Suvetema. Abanyarwanda se bakimara kukubona bo byagenze ute? Barakwambitse cyangwa nabo bakurekeye muri ibyo wari wambaye? Nageze mu Rwanda baranyambika, ndambara, hanyuma bampa ibyo kurya, nta kibazo nigeze ngira mu Rwanda. Banakuvuza iyo ndwara? Iyo ndwara buno yajya mu mugongo? Mu mugongo. Buno se urumva bimeze ute? Ntabwo nari nakira neza, ariko nzi yuko nzakira kubera ko nabonye abaganga bamvura. Yes, reka duhereze urugendo rero uri muri FDLR. Watangiye muri 1998, njye nari mfite imyaka 8, ko navutse ngiye Bemba, navutse muri 90. Watangiye kuri HDLR niko wambwiye? Atangiye kuri HDLR, mbashuri liyetona, tugera kuri kapitene, gutyo turazamuka ugera muri colonel. Watashye icyo gihe wenda duvuga watashye ufite grade liyetona colonel fu liyetona colonel. Liyetona colonel ni umuntu ukomeye, ni umuntu ukomeye cyane. Urugendo wenda kuva icyo gihe mwabanye na Joseph Kabila kwa Gisegeti, mwabanye n'indi mitwe twavuga nka za Pareko, wenda urugendo aho mwagiye muyobora, icyo gihe uri liyetona se wayoboye aha, uri kapitene wayoboye aha, uri major wayoboye aha, uri liyetona colonel wayoboye aha, waje gutaha uyobora he? Urugendo rwanyu muri FDLR uko mwagiye muzamuka byari bimeze gute mwagiye muyobora? Ngirangiza ishuri kuri rya gisirikare, baratujyanye njya ahantu mbanza kuba S5. S5 urabisobanuye? Ari nshinzwe guhuza abasivile n'abasirikare, gukemura ibibazo byabonetse hagati y'abasirikare n'abasivile. Ubwo birenzazamuka mba chef de peloton, mba kuri chef de peloton, mba wungirije commandant de compagnie. Ndazamuka, ntabwo namazemo igihe kirekire, bampa ikompanyi, nyobora ikompanyi. Hanyuma nyuma yaho baza kunjyana mu batari witwa Ruhinda, njya kumwungiriza. Nari
komanda Sego wa Ruhinda. Uriya wari uyoboye iyo bitaga ni Karap. Bo watangiye kuba mu iyihe batayo? Yewe namaze kuba mu batayo za kera zitwaga za Scania. Yari yobowe nande? Yari yobowe na Sadiki. Colonel Sadiki. Yamaze kuba jede, hanyuma nayigiyemo nyuma ko namaze kuba kuwitwa Alberto mu ikompanyi Alberto iyoborwa n'uwitwa Sirusi. Ubwo de brigade yari witwa Omega. Omega uriya Pacific. Iri komanda brigade. Nyuma se Sadiki yavuye muri iyo ngiyo aza ntabwo yigeze bamo, kuko nzi ko yigeze kuyobora ngo ku makuru nkurikirana yayoboye bato yitwaga Montana. Yayoboye Montana, iyo Montana nayigiyemo. Zajyaga zigenda zihindura amazina, uko bageraga bahindura amazina n'umuntu yimukaga na batayo yararimo, cyangwa se bakamuha mutation mu yindi batayo. Muri Montana se wakozemo iyo fonction, wari ufite iyo fonction? Nari mfite ikompanyi muri Montana. Wari ufite yitwaga Momboyo. Icyo gihe se wabaye komanda kompanyi ya Sego ni muri iyo Momboyo? Oya. Icyo gihe twaba tukirangiza twaraga mu byitwaga za cyanire. Hari umukoloneli nawe watashye witwa Marcel. Mwigeze mubana kuko nigeze kuganira nawe? Marcel twarabanye ahitwa Igasura hano za Gasheberi. Hariya hejuru. Hanyuma ubwo niwe nasimbuye ku de kompanyi. Ari komanda Sego we, hanyuma nza kuba de kompanyi. Bamaze kumuha mutation. Bamuha mutation ajya kuba komanda batayo? Aje kuba yagiye hejuru mu ma service ngewe sigarana ikompanyi. Iyo kompanyi yitwaga nguki? Ntabwo nibuka izina ryayo neza. Ntabwo rero yitwaga Duve? Cyangwa ni Duve, ni Bahama, sinzi. Oya, Bahama yari batayo. Hari undi mu de kompanyi nawe wari ufite yitwaga niba ari ngiki babanaga nabitwa ba Rigeni, sinzi naba kiriho. Witwaga Shukuru. Shukuru yitabye Imana. Hari n'abandi nabo nabonaga iwacu bitwaga ngo ni ba Yezu mandara baga muri Karap nayo yari ya kera ya Montana. Ukimara kuba ku de kompanyi agiye kuba mu batayo ya Ruhinda. Na komanda Sego w'ibatayo. Cyo gihe namaze kujya kuri grade? Nagiyeyo ndi majoro. Uri majoro? Ariko ku makuru mfite nuko mu bantu bagombaga kwicwa mbere ya Ruhinda. Birashoboka ko uri umusirikare ugomba gupfa isaha n'isaha. Ariko ntabwo abantu bose bicwa n'isasu cyangwa ngo abasirikare bose bazapfa ari uko bishwa, inabicwa n'indwara. Arabicwa n'indwara, arabicwa na accident, ibyo byose byashoboka. Yego, hano inyuma kwa Ruhinda, iriya batayo ya Ruhinda warafashwe muri 2019 uratahuza mu Rwanda, Ruhinda arasigara. Ninde agiye mu mwanya wawe? Navuye batari bamushiraho. Nyuma se waje gusimbura yarindi? Waje kunsimbura mu mwanya wa komanda Sego batayo. Nawe navuyeyo ko bamfashe nyiri muri service activité, ubwo baramfashe ntabwo namenye ko bagiye barasimburana. Yego, Ruhinda yaje gupfa. Wenda mwamukurikirana amakuru. Iyo batayo ya Karap buno yabiyobowe nande? Bambwiye ko yabiyoborwa n'uwitwa Guillaume. Nanjye wenda ku makuru mfite nka Clever be mubikurikirana, Guillaume yaje kuyiyobora, baza kuyimwaka bayihereza bayihereze Sirikova yivamo ngo bayihereza Guillaume. Bariya basigaye hariya rero bazi ko Colonel Manude yapfuye. Niki wenda wanababwira, kuko icyo nzi cyo nuko bashaka u Rwanda, kandi u Rwanda ni urwabo, sibyo? Kandi leta y'u Rwanda irabashishikariza kugira ngo batahe baze mu Rwanda rwabo, bareke kuba impunzi, kuko wenda hari ibintu byo tuyadukurikirana. Abayobozi bari muri leta y'u Rwanda nabo babaye impunzi, bazi ubusharire bw'ubuhunzi, anariyo mpamvu bashishikariza abenshi kugira ngo batahe baze mu Rwanda. Bariya nk'abo bamaze kubona u Rwanda, wababwira iki kugira ngo baze mu Rwanda? Icyo nabashishikariza nuko batagomba kugira inquiétude ku gihugu cy'u Rwanda, kuko mu gihugu cy'u Rwanda ni amahoro,
kandi bakunda abanyarwanda bari hanze. Isaha n'isaha uwaza wese bamwakira nk'uko natwe batwakiye tukaba turiho. Ubwo rero nk'umuntu agera mu Rwanda bakamwica ntabwo ari byo, kuko kuva nageramo kugeza uyu munsi ntabwo nari numva ngo ageze mu Rwanda baramwica. Yego, abantu rero banamubona icyo nzi cyo, ariko mo Colonel wari n'umusore, n'ubu ngubu uracyari umusore. Ndashaje. Urashaje ariko ntabwo bikuraho ko wari umeze cyane. Ariko reka mubaze wenda akantu k'amatsiko afande. Ufite ababyeyi? Mama yitabye Imana ejo bundi mu kwa gatanu. Uri mu Rwanda? Yitabye Imana afite imyaka 103. 103? Yego. Data we aracyariho ku myaka 105. Ego ko Mana y'isi n'ijuru. Umuryango wawe ufite abana? Abana ndabafite. Bari he? Bari hano mu Rwanda bari kwiga. None se watashye baraje cyangwa baje bagukurikiye? Kubera ko niyatandaga gutaha baje mbere yanjye. Baje mbere yawe? Baraza bagera mu Rwanda mbere yawe? Bakimara kuhagera baje mbere yawe? Baje mbere yanjye n'umudamu barazanye, bariga, umudamu ararangiza n'abana bariga. Umudamu ariga n'abana bariga? Umwana wa mbere nuko umwe yitabye Imana, ariko abandi babiri basigaye, umwe ari muri universite, undi yararangiza uyu mwaka. Ikibazo cy'amatsiko, bakimara kugera mu Rwanda wowe ukiri muri Kongo, ntabwo wagize ubwoba ati FDLR yakumerera nabi kubera ko umuryango wawe watashye? Nta kibazo nari mfite ko nange niyatandaga gutaha. Urumva ko we yatashye mbere arazagera mu Rwanda, akimara kugera mu Rwanda abana n'umugore batashye mbere baza mu Rwanda, we aza gufatwa, umuryango we uri mu Rwanda. Ubu ngubu umwana mukuru yaba ari mu wakangahe? Ari muri universite. Muri universite? Wasigaye ari muri universite kuko imfura niyo yitabye Imana. Yo, ubu ufite abana bangahe? Babiri. Wari ufite none ubu usigara nyuma? Nsigaranye babiri. Bari batatu, umwe yitabye Imana, asigara babiri. Uwo imfura niyo yitabye Imana. Batuye he? Ubu ntabwo nagoye ngo batuye he, aho umwana ariga agasanga nyina ko kazi ko nyina akora Cyangugu. Nta hantu nari nabashyira, kuko ntari nagera hanze ngo ndebe aho batura. Ariko mu Rwanda hose umunyarwanda yemerewe kuba hashaka apfa kuba ari mu Rwanda. Nzabimenya rwose, watura i Kigali, watura i Rwamagana, aho washaka hose ugomba kuhaba. Nzahitamo ngeze hanze. Uzahitamo ugeze na buno uri mu Rwanda. Aha, noneho dusoza, sibyo? Yego. Dusoza, ni nka bande wabwira wanashishikariza kugira ngo baze mu Rwanda, ubona ko nabo bagomba kuza kwiyubakira igihugu? Muri rusange abari hanze mu mitwe yitwaje intwaro bose nabashishikariza gutaha, kuko nta munyarwanda uri hanze nakwifuriza kuguma hanze, kuko ni w'abandi. Bagaruka mu Rwanda rwababyaye, bagafatanya natwe kubaka igihugu, bakareka kuba inzererezi mu gihugu cy'abandi. Bose rero ntawe narubana, umunyarwanda wese uri hanze namushishikariza gutaha. Nabonye guverinoma Kinshasa witwa Sylvain Kenga asohoye itangazo ivuga yuko bagomba gufata FDLR zose, FARDC ikazirasa, kandi urabizi mu operasiyo yagiye abaho. Muri kumva yuko na Colonel Emmanuel Habimana, cyangwa bari bamuzi ku izina rya Manud, barabeshyaga ngo imyaka ibaye 6 turi mu Rwanda, ntacyo wabaye. Ivugitse ngo n'abandi rero aho muri mwumve ubutumwa mubyirwa na Colonel Emmanuel Habimana, mutahe muze mwubake igihugu cyanyu, mutuvira mu gihugu cyacu, nimuzakenera kukizamo muzagaruke mufite ibyangombwa nk'uko abakongomani turafite bari muri Amerika, bari mu bindi bihugu bitandukanye. U Rwanda ruraducumbikiye,
impunzi, bafite sitati z'ubuhunzi. Ntabwo u Rwanda rukeneye kugira ngo rugire sitati z'ubuhunzi mu bindi bihugu kandi igihugu cy'u Rwanda gitekanye. U Rwanda ntabwo rwakwifuza kugira ngo u Rwanda ruratekanye rufite byose, ntabwo rukeneye kugira ngo habeho sitati z'ubuhunzi. Rero nimutaye, njye nicyo nababwira nka Claver Bemba, nimutaye muze, ariko runo Rwanda abonye ukuntu ari rwiza. Uribuka ariko uzi iwacu urahazi, iwacu ni Gahira, nta kaburimbo ihagera. Njyewe nageze hano mu Rwanda nkajya mbona n'uduhanda turimo amabuye iki n'ibiki, nkavuga ati nka bimwe ukabishyira za Gahira ukabijyana za Bibwe, iriya za Bufamanda urahazi, iriya muri za Karehe iyo hasi urenze za Rumbishi urareba hariya ni ahantu heza, hari amabuye y'agaciro n'iki. Ino mihanda ndi kubona hano mu Rwanda uyihagejeje urumva ko bwaba ari uburyohe. Mon Colonel, ushimire cyangwa hari ubundi butumwa wanareza. Ariko ikibazo cy'amatsiko, ukimara kugera mu Rwanda wenda wari ufite n'akamoto Igoma cyangwa wari ufite na kamure mure ni mashini urusyo rubeta, wenda wari ufite n'inzu, nta makuru abukura ko ibyo bintu wenda wari waraguze. Ibyo nta gusubiza amaso inyuma kuko inzu aho zari ziri zimwe barazisenye, moto bari bazifite harimo abapfuye, ubwo numvise ko n'imirima bayigurishije, ariko ufite ibyangombwa byayo. Ubwo bamfata nta n'igipapuro bansigiye, yego byose barabijyanye. FRDC yamutwaye buri kintu cyose, ariko ageze mu Rwanda, u Rwanda rumuhereza icyari gishoboka kugira ngo akibone. Ndumva hano ku Ntare Official rero amakuru y'umwimerere, amakuru atavangiye n'ubundi tuyabagezaho. Nashatse kugira ngo nsure Colonel Manude, abantu benshi bavugaga ngo yarapfuye ariko akaba akiriho. Sezera ku bakunzi b'Intare Official n'abandi bose isi yose bari buze kukubona bakabona ko ukiri muzima. Mon Colonel, nanjye Manudi wabayeho abo mu mashyamba ya Kongo igihe kirekire, gusa abaturage mukiriyo ndabasuhuje kandi mbifurize ikaze ko mwagaruka mu gihugu cyanyu, natwe twakigezemo turi amahoro. Nkaba nifuza ko mutagira ubwoba kuko tujya tuvanga ubwoba bushire. Hano u Rwanda ni rwiza, nta mpagarara zirimo, ibyo kurya birimo, amajyambere rwose. Urebye u Rwanda uko twarusize siko rukiri. Mwese rero nabifuriza kugaruka mu gihugu cyanyu kugira ngo murebe ku byiza u Rwanda rurusha Kongo. Murakoze cyane, Imana ibahe umugisha kandi mugire Imana n'amafaranga.